Irushanwa ryari rikomeye ariko nyine ni ukugerageza tukareba ko natwe twagira icyo dukora. Urareba iyo mugiye kugera ku murongo habamo icyo bita sipurinti, nyine buri wese ashyiramo imbaraga zambaye, bwakurushije imbaraga aragutsinda. Yego. umwaka ushize yegukanye umwanya wa kane muri shampiyona y'ingimbi, yari tayari cyane kabisa. Ubwiye uyu mwaka hatagize igihinduka no kwitwara yitwara. Uramubona Nshimiyimana Focus yasirika amagare Rutayisire John kuva muri Forza Bete, akaba kandi ari buze kuba ari baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi i Rubavu ni Rusizi, baranzi i Muhanga na Nyamagabe, baranzi i Nyagatare na Gatsibo, baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo, baranzi mu Gakenke ni Burera, baranzi KGL, baranzi Unyanga wabuvunwa n'ubusa, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo. nk'uko mubibona iyi ni roturu igera
ni returo ya gatatu. Urabona ko ibintu bimeze neza hano kuri Buganza TV. Turababwira ngo byose turabibakurikiranira ku murongo, turababwira ngo mukore subscribe, mukore shares kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye. Hano rero turimo turababwira ngo ni mu karere ka Rwamagana hafi y'aho bita kuri Dereva. Alright, urabona abafana ni benshi cyane ku murongo, ndetse polisi y'igihugu ikaba ikomeje gucunga umutekano kugira ngo hatagira ibyangirika cyangwa se hatagira ibiri bwaze kugenda nabi. Urabona returu ya gatatu bakomeje kwitwara neza, urabona ko abakomeje gucunga isiganwa ry'amagare bakomeje kugenda babaharurira inzira kugira ngo babashe kuba basiganwa nta n'umwe ufite ikibazo cy'inkomyi. Ngira ngo murabibona turi kumwe na company bita Kabisa niyo muterankunga nawe uri muri kino gikorwa cy'isiganwa ry'amagare. Turavuga ngo turi kumwe n'abafana bagiye batandukanye, ngira ngo nk'uko mubibona hari abana batoya, hari abakuru, hari abantu bagiye batandukanye ku buryo bashobora gufana ibintu bikagenda neza. Urabona baracyari ku mwanya wo kubasiganwa mu karere ka Rwamagana bazenguruka Puwaruru, ngira ngo bamaze kuzenguruka inshuro zigera kuri 3. Murabibona rwose ko ibintu bimeze neza ku murongo. Igikorwa kimeze neza cyane. Kabisa niyo muterankunga mukuru wa kino gikorwa, ndetse nk'uko mwari mumenyereye ngo Cogebanque ikomeje gutera inkunga iki gikorwa, ariko byarahindutse ko Cogebanque yaguzwe na Equity. Niyo mpamvu hari abaterankunga bagiye batandukanye bashoye muri kino gikorwa kugira ngo amasiganwa akomeze yitabirwe na buri umwe wese. Murabona abanyuma bagiye bahura n'impanuka mu nce zigiye zitandukanye, ngira ngo murabibona baba batwaye amagare yacitse, amapine yacitse, mbese ni ibikorwa biba bigiye bitandukanye bigiye bimeze neza. Ngira ngo hano turimo turabareba kuri Buganza TV, turagira ngo tubabwire nkawe ko waje gufana aya masiganwa, urukunda amagare? Ndayakunda cyane kandi arananezeza. Arakunezeza? Ese waba uzi abafana abasiganwa, abakinnyi bakina amagare ni bande waba uzi mu Rwanda? Nta n'umwe. Waba umuzi? Uratubwira. Nshimiyimana Eric. Ese waba waramukurikiye ryari kugira ngo abashe kuba yajya mu masiganwa y'amagare? 2019. Urakoze cyane kuba ukurikirana amasiganwa y'amagare. Turakomeje tubereke byinshi bigiye bitandukanye hano mu karere ka Rwamagana ko hari amasiganwa y'amagare. Alright.
baciyeho biguruka reka tugende noneho turebe uko iki gikorwa kirangiye. Ugiye gutangira utwibwira ndetse unatubwire n'ikipe wakiniragamo n'uburyo n'irushanwa ritangiye uryinjiramo. nitwa Ufitimana Shadrack, abanyiri ikipe ya Les Amis Sportifs. Umukino nyine uburyo natangiye mwinjiramo ko nabonye abandi babikora nawe numva ndabikunze ndamo nangiye kubizamo. Ese iri rushanwa mwari mwatangiye waribonye ute ujya kwataka kimwe n'abandi wabonaga bimeze bite? Irushanwa ryari rikomeye ariko nyine ni ukugerageza tukarako natwe twagira icyo dukora. Ese urebye nk'uwabaye uwa mbere ukaba uwa kabiri muri no rushanwa, ni ubona ari zihe mbaraga nkeya washyizemo cyangwa se imbogamizi wahuye nazo kugira ngo uwa mbere aguceho? Urareba iyo mugiye kugera ku murongo habamo icyo bita sprint, nyine buri wese ashyiramo imbaraga zambaye, bwakurushije imbaraga aragutsinda. Yego, birangira baguciyeho bakagutsinda, ako nta n'ikibazo, mwese buri ibihe mwenda kubinganya. Yego. Ese ubona wenda nko mu yandi marushanwa usanzwe wenda witabira cyangwa se n'ayandi uteganya kuzajyamo, ubona itandukaniro riri hagati y'ayabanje cyangwa se ayo wagiyemo n'aya ngaya, itandukaniro ubona riri hagana he? Itandukaniro
yuko izindi ni Rwanda Cycling zisanzwe ariko iyi ni turu y'abakiri bato. Icyo nicyo bitandukaniye urumva ni Tour du Rwanda irakomeye ntabwo yajyanye na Rwanda Cycling zisanzwe. murakoze. mbere ubwo irushanwa rya Rwanda Junior Tour ryafungurwaga stage ya mbere ikabera mu karere ka Rwamagana. Thank you very much Simon Hoppers. Akaba rero Simon adufasha guhemba iyo mukinnyi wahize abandi kuri uyu munsi. Reka duhamagare umukinnyi wa kabiri n'uwa gatatu bahita bazanga kuri podium ubundi dufate ifoto y'urwibutso. Uyu nguyu ufite igare rwose ni umukinnyi wa Kayonza Young Stars, ni umuturanyi wa Rwamagana. Mu gihe uyu nguyu w'ibumoso ku wa mbere yitwa Aime Rumuriza, ni umukinnyi wa Cycling Club for All yo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Abakinnyi bacu batatu ba mbere b'uyu munsi n'abangaba. Reka tuhamagare na meya w'akarere ka Rwamagana Mbonyi Muvunyi Rajab kugira ngo atambuke adufashe n'ubundi gushimira aba basore bakiri bato bahize abandi kuri uyu munsi. Murakoze cyane meya no kuduha ikaze mu karere mubereye umuyobozi. Uyu ni meya w'akarere ka Rwamagana ashyikiriza umudari umusore wahize abandi. Cyaba sprinters wagize sprint nziza uyu munsi Hitimana. Yes, umukinnyi wahize abandi kuri uyu munsi mu kugenda akusanya amanota hano mu muhanda hagati. Mufashe twakire kuri stage niyo nkuru Yasin. Reka twakire umuyobozi bayo atubwire umwihariko wa Winner. Hari betting nyinshi mu Rwanda ndetse no ku isi. Winner tunamagara kandi Bigambo Valentin kugira ngo nawe adufashe kutambuka hano imbere, adufashe nawe kuza guhemba abahungu. Ni Vice President wa KBC. Ijyanye na betting mu Rwanda, haba ku betting online ndetse no mu mashopu yacu atandukanye. Twishimiye rero kuba abaterankunga ba Rwanda Junior Tour nk'abantu duhora dushaka guteza imbere siporo. Murakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mukaba mubona rero ko ashyikirizwa cyiza cyane amashimisha mu Rwamagana. Akaba rero yambitswe umwambaro mwiza cyane na kampani ya betting ya Winner. Tumushimire cyane uno musore niyo nkuru ya Sene. Thank you very much Mr. Shaul Hatsion. Reka mbaze gatoya ku mwihariko wa Winner. Ko mu Rwanda hari betting nyinshi zimwe zitari tayari. Winner umwihariko wayo ni uwuhe? Umwihariko wacu wa mbere tuboneka online, so ushobora kubetingira aho waba uri hose
ubwo butumwa buri kureba bari hano barengeje imyaka 18 ushobora kubetinga aho uri hose ushyira amafaranga kuri telefone yawe ukabitsa kuri wina ugatangira ukabetinga watsinda wabikuza bikoroheye cyane. Le meilleur grimpeur de l'étape. murabona ko yambitswe rero umwambaro mwiza cyane na azi ko muri Tour de France wa mutipe wari wambaye ziriya umukinnyi wa Cycling Club aya muntu wari wambaye yambaye uvuye mu majyepfo y'u Rwanda ahawe jersey nziza cyane na Eri Rwanda. Ni kompanyi nababwiye ngo imaze imyaka 25 hano mu Rwanda ivana ibintu ku migabane yose y'isi. Imyaka 19 mu mwaka ushize yegukanye umwanya wa 4 muri shampiyona y'ingimbi, yari tayari cyane kabisa. Ubwiye uyu mwaka hatagize igihinduka no kwitwara yitwara. Uramubona Nshimiyimana Focus. reka mpamagare Rutayisire John kuva muri Forza Bet, akaba kandi ari buze baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi i Rubavu ni Rusizi, baranzi i Muhanga na Nyamagabe, baranzi i Nyagatare na Gatsibo, baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo, baranzi mu Gakenke ni Burera, baranzi KGL, baranzi unyanga wabuvunwa n'ubusa, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo.